umwana ashobora gukora amafuti, ashobora no kuzana n'inkoni akajya gukwita we nkase, ariko ibyo ntibimukuraho kwari umwana mu rugo. Hari uburyo numva bakwita ngo uruwera n'umuziranenge kabisa muri Kristo. Ariko byakongera twavuze titire zawe, ariko uyu mugabo afite ukundi kuntu we hano hanze we yageze aho ndi umukristo ukwiye wowe ndi babuze ndagira ngo mbwe pasiteri. Yes, twongeye kubasuhuza shuti bakunzi ba Karuhura TV. Nk'ibisanzwe ni Samuel, impande zanjye murabona Pasteur Karurangwa, ibumoso bwanjye Maniragaba Jean Bosco. Amori Imana nabane namwe. Tuboneraho gusuhuza abavandimwe bacu basanzwe badukurikira. Ni by'agaciro kuba nanjye ngeze imbere ya kamera mukambona. Ni Samuel. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kijyanye n'uko umukristo akwiye kuba abayeho. Pasiteri hari uburyo agiye kutubwira umukristo abaho. Maniragaba nawe hari uburyo atemera ko pasiteri ibyo avuze ari ukuri. Uyu ni umukristo, uyu akaba pasiteri revera. Yego. None bamwe mu bo revera ayobora bari kuburanya, muri make bayoborwa nabi. Niba batwigisha ibintu bitari agakiza kukuri. Umukristo aravuga ati muri iyi minsi turi kwigishwa ibintu bitari byo. Reka duhere iburyo bwanjye. Pastor akomeye cyane. Muraho neza Samuel. Yego, nanjye ndashima Imana kuko ndamahoro, nongeye gushima cyane kuba nongeye kwicarana namwe. Murakoze cyane. Pastor rero Maniragaba aragira uti mutwigisha nabi. Turagira ngo tubwire tunyema muri make ubundi umukristo ninde nukuye kubaho gute. Mwanya no wawe. Urakoze cyane Samuel. Maniragaba harimo kuba ko tubigisha nabi, tukabayobora inzira itariyo, ariko nagira ngo nkubwire ngo aho ngaho haratubeshyera, kuko iyo twigisha ntabwo tujya inyuma y'ijambo ry'Imana. Twigisha twifashishije Bibiliya, kandi Bibiliya idusobanura uko umukristo agomba kwitwara, n'uko umukristo uwo ari we, nuko ateye n'imirimo ye imuranga. Kuvuga ngo umukristo nyamukristo nubaha Imana. Mbere na mbere yamara kubaha Imana akagira urukundo muri we rwo gukunda bene se. Kuko ijambo ry'Imana rambwira ngo niba udakunze mwene so ntiwakunda Imana utabonye. Mbere na mbere umukristo nyamukristo agomba kugira urukundo muri we. Icya kabiri akazirikana mugenzi we nkuko Kristo yabivuze. Muri muntu azirikane mugenzi we aba ari ashyira imbere. Uwo ni umukristo nyamukristo, atabasha kurangazwa n'ibiriho muri iki gihe cya none birangaje benshi, ahubwo agaharanira guhora akora ibyiza nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba cyangwa se ribitubwira. Ahubwo nibazaga wabaza Maniragaba uti ni gute uvuga ko babayobora nabi? Ni ye mpamvu cyangwa se ni yakatanga nk'urugero runaka rw'uburyo ayoborwa nabi. Urakoze cyane. Umupira ni wa Maniragaba. Nshingiye kuri ibyo avuze ngo umukristo nyakuri ngo agomba kuba ngo ari umuntu ufite imirimo, ngo akora ibintu byiza. Ntekereza ko atari uko bitekereza umukristo nyakuri, kuko kwitwa umukristo byonyine bituruka muri Kristo, ntabwo bituruka mu bikorwa. Nawe utekereje neza uburyo wavutsemo, ntabwo kugira ngo sonanye kuba kubyare, ntabwo wabanjije kubikorera cyangwa se ngo biharanire, ahubwo wagiye kwisanga, wisanga uri umwana wa runaka, wisanga uriho. None ubayeho nibwo watangiye kugira gukora imirimo kuko uriho. Ariko mbo baratwigisha bakavuga bati umukristo nuko ugomba gutura amaturo, ugatanga icya 10, ukareka ibyaha. Ntekereza ko mu rugo nawe wawe ufite abana, niba ufite abana cyangwa se niba uri n'umwana mu rugo, utagirwa umwana nuko wakoze imirimo myiza cyangwa se wakoze ibyiza gusa. Yaba mu bibi no mu byiza uragumye kwitwa umwana wa runaka. Maniragaba, icyo utemera nuko bababwira ko mugomba gutanga amaturo, icyo utemera nuko mugomba gutanga 1/10. Ese icyo utemera ni ibikorwa bindi byiza ushobora gukorera inyuma y'itorero? Ibyo byose ndabyemera, ariko ukabikora witwa umwana mu rugo. Umwana mu rugo urabanza ukavuka, ukarerwa, none ugatangira kwigishwa bw'imirimo ariko wamaje kuvuka. Ariko bo baratwigisha ngo tubanze dukore imirimo, ngo tubanze tureke ibyaha, ngo tubanze ngo dutura amaturo, ngo dutange icya 10, ngo dukore ibyo byose, ngo tube beza, ngo nibwo tuzahinduka abana b'Imana. Kandi ntekereza ko kuba umwana bitava mu mirimo cyangwa se mu bikorwa byiza, ahubwo biva
mu kuvuka kwitwa mu isano icyo bita mu isano iyi ni bitekerezo karame Maniragaba ngo bimwe mu byo avuga ko mu mwigishaho na cyangwa se muri kwigisha muri no misa akabona ari bibi ngira ngo arabyumvisha wamusobanura mu buryo wenda bashobora kubyumva nabi cyangwa nanjye nkabyumva nabi iki twivutse abadukurikiye kuri Karuhura TV icyo tugamije ni iki kugira ngo dusobanukirwe ese koko umukristo yarayobejwe ese umupasiteri we aracyari mu nshingano koko zo kuvuga Bibiliya cyangwa ari kuvuga iby'amarangamutima ye ndagira ngo ibyo uyu muvandimwe atumva urabyumvisha murakoze cyane Maniragaba icyarimo avuga ni uburyo uyu munsi wa none asa nk'uko arimo kubona itorero ririmo kuyoborwa we uburyo ririmo kuyoborwa numvisha asa nk'aho imiyoborere y'itorero muri iyi minsi bihabanye n'imitekerereze n'imyumvire ye yego Maniragaba yego bivuga ngo uyu munsi nk'uko natangiye mbivuga yavuze ati imirimo myiza ni byo twayikora kugira ngo tugaragare mu maso cyangwa se dukomeze twitwa abana mu rugo ariko mbona neza yuko udakora ntakarye ibyo ni ijambo Kristo yavuze hanyuma yo gukora rero twongereho ubukiranutsi cyangwa se no gukiranuka uri kumva neza icya mbere wakiriye umwami Yesu n'umukiza urakijijwe sibyo hanyuma yo gukizwa tugomba kongeraho imirimo myiza ya mirimo myiza twongeyeho ntabwo ari buze kutwita umukristo twabaye abakristo mbere hanyuma ya mirimo myiza iraza itsindagira bwa bukristo hanyuma bwa bukristo kugira ngo witwe umukristo nuko wihana ibyaha wakoze kandi ukabyihana utazabisubiramo aho turajyana bivuga ngo Maniragaba wabyumvishe neza bivuga ngo uyu munsi wa none rero ahari wowe urimo kureba mu bikorwa mu nzu y'Imana uko gutura uko kwaka ibya 10 ibyo nabyo ni ngombwa ku mukristo nyawe ibyo nabyo ni byo ngombwa ku mwana uri mu rugo kuko umwana uri mu rugo ntabwo yakwirengagiza imirimo yose igomba gukorwa mu rugo agomba kuyikora kuko nyine iramureba reka tubwireho gatoya igihe ntazatanga icya 10 ntura amaturo igihe nzaba naramajije kwitwa umwana w'Imana naramajije kuvuka yego nkakora ibyaha ntabwo nzaba ndi umwana w'Imana wakoze ibyaha waramaze kuvuka waramaze kwitwa umukristo nyuma ugakora ibyaha icyo gihe uzaba uri umuntu w'Imana ntabwo uzaba uri umwana w'Imana nta mugabane mfite uzaba uri umuntu w'Imana abantu b'Imana n'abana b'Imana biratandukanye aho birapfuye urumva se bipfuye munyamakuru reka ngubwire ahantu bipfiriye ngewe iwawe niba ufite abana cyangwa se na pastor niba afite abana icyo navugiyeho mbere na mbere isano riva mu maraso ntabwo mu rugo ushobora kuba ufite abakozi warabangaje baraje gukora mu rugo buri wese ukamutegeka ibyo akora akabikora neza ndetse kurusha n'umwana ukagira umwana umukozi akaba mwiza mu rugo agakora ibintu byiza birenze n'ibyo ukora mu rugo agakora ibirimo myiza irenze n'iy'abana bawe wabyaye ariko ibyo ngibyo ntibimuha ubwene rugo ntibimuha umwana muri urwo rugo umwana ashobora gukora amafuti ashobora no kuzana n'inkona akajya gukwita we nkase ariko ibyo ntibimukuraho kwari umwana mu rugo pasiteri ambwira yuko umukirisitu agomba kuba yujuje ko yakoze ibyiza gusa ese ko twebwe turi abantu turi babi nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo umubyeyi yagusaba ifi ngo umuhe inzoka ntabwo yagusaba umugati ngo umuhe ibuye ngo ko muri babi mubasha kugirira bene abana banyu ibyiza so wo mu ijuru indirimbo niyo ivuga ngo mbese urukundo rw'Imana ngo twarugeranya n'iki ngo rusumba ibintu byose twebwe dufite urukundo rusumba urw'Imana pasiteri icyo kintu n'ikibazo namubaza Imana izadukunda mu bihe byiza gusa ariko twabaye beza kandi iyo inatuzi neza yuko turi nababi
ikazadukunda ari uko turi beza gusa. Ntekereza ko iyo Mana mutwigisha mwebwe nk'abashumba atari Imana nziza, ahubwo mutwigisha Imana ikunda ibyiza gusa, itadukunda mu bukaga mu bibi, ikabidukunda mu byiza gusa, ikabitadukunda mu bibi, tukaba tutakwitwa abana mu byiza mu bibi, mu byiza no mu bibi. Okay, pastor ataragusubiza ndeka manze nkubaza iki kibazo, wemera ko hari Imana zingahe? Ni Imana imwe. Imana imwe rukumbi, ariko hari Imana nyinshi. Hari za Kano, hakaba ibigirwamana, hakaba za Bayari na za Dagoni. Wowe wizera iyihe? Imana nizera ni ingi ikunda umuntu mu bibi no mu byiza. Reka pastor ikunda umwana wayo biciye mu isano bafitanye, ku buryo bapima DNA yanjye n'iy'Imana bagasanga dufitanye isano biturutse muri Kristo, ariko bidaciye mu mirimo. Naje nkubaze mu kanya pastor abanza gusubize ku icyo kibazo. Ibyo Maniragaba avuze urabyumvishe? Nabyumvishe. Maniragaba ndashaka kugira ngo nkubaze. Oya musubize. Were kumubaza aho musubize. Ntacyo. Maniragaba uravuze uti umwana umubyeyi n'umwana bakomeza kuba bamwe, urukundo ari rumwe, umubyeyi agakomeza gukunda umwana byaba ari bibi. Nubwo yaba yakosheje, utanga urugero rw'uburyo umukozi ashobora gukora neza birenze n'ibyo umwana akora mu rugo, bikaza gutuma uriya mukozi ntaze guhabwa uburenganzira nk'ubwo wa mwana afite. Ariko hari kirongera ngo nkwibutse, ni ukuvuga ngo iby'isi rimwe na rimwe bishushanya iby'ijuru. Yego, nibyo. Bivuga ngo mu muryango turi abanyarwanda twese, mu muryango nyarwanda urabizi, wabivuze ngo ni umubyeyi nawe uri umubyeyi, kandi twavutse ku babyeyi. Nzi neza yuko hari igihe ubyara abana, ariko muri kwa kubyara abana hakavamo umwana ushobora kuba yananirana mu muryango, agakora ibidakwiriye, ukamuhana rimwe, ukamuhana kabiri, ukamuhana gatatu, uyu mwana akananirana. Igihe kigeze ubona uyu mwana byanze, aracibwa. Icyo kintu nendaga kukigeraho mu kanya. Aracibwa agashyirwa inyuma y'iki y'umuryango. Uko niko no ku Mana bimeze. Iyo Imana iguhamagaye uraza, wamara kuza ugakora ibyo Imana ishaka nyine ugakomeza kwitwa umwana kuko uri mu nzira nzima. Ariko iyo uteshutse ugakora bya byaha wahoze uvuga, ukababaza Imana, ikugira igicibwa ukagushyira inyuma y'abana. Bivuga ngo uyu mwana amaze kwaka se ibye arabigurisha ngo aragenda arabyaya. Arabyaya. Hanyuma igihe cyaje kugera uyu mwana aragaruka, yisubiramo aravuga ati kwa data n'ikinduzeyo. Aragaruka aza yihannye yaciye bugufi. Umubyeyi ngo abaga ikimasa. Nashatse kuvuga ngo uyu uvuye ku Mana iraguca, ariko yugarutse hakorwa iminsi mikuru n'ibirori byo kukwakira. Ikibazo ushaka kwita mbaza Maniragaba, nawe ndaje nkubaze, wemera ko gucibwa k'umwana, wowe watsimbaraye ku isano umwana bafitanye n'umubyeyi, wemera ko tugende no mu mateka tugatekereza mu Rwanda rwo hambere gucibwa k'umwana witwaye nabi byabagaho? Wowe urabyemera ko bibaho cyangwa byabaye? Kera byabagaho, ariko ntekereza ko Imana atari umuntu. Umuntu we yabikora. Imana ivuga ngo umuntu yabikora, ibyo by'umuntu yabikora, ariko so mu ijuru kubw'urukundo afite iyemeye ikijisha umwana wayo umwe. Niba Imana yaravuze ati ntanze umwana wanjye w'ikinege, Yesu Kristo. Ubundi gukizwa, ijambo gukizwa nuko abantu batajya babimenya neza ngo pasiteri mu byigishe. Gukizwa, ijambo gukizwa byonyine urifashe ukarikurura wumva icyo rivuze. Gukizwa ni ijambo riva ku ijambo, kuko ikintu kiba cyaje wenda kikagufata kikakuboha. Umugabo ufite imbaraga ashaka gufata akakuzirikira ku giti, aravuga ati ndakwihanangije n'undi munsi. Icyo ukora wowe ugerageza kwinyagambura kugira ngo uvemo, ariko habakera undi muntu uza kugira ngo aze guhambura kubohore. Iyo aje akakubohora nibwo byitwa gukizwa. Kwikiza, uramutse wa mugozi wikuyemo ku giti cyawe ukivanamo, nibwo wakumva ko wikijije. Ariko ibyo bapasiteri bakora bigaragara nko kwikiza, kuko kujya gupfukama hariya ngo ndasaba imbabazi ngo Mana babare kugira ngo mbone uko nitwa umwana w'Imana, wabikora ukumva uraruhutse mu mutima wawe, ibyo ngibyo ukumva uraruhutse. Ijambo ry'Imana aho ngaho byahita binyereka yuko ngemba nikijije.
gukizwa rero twakijijwe na Yesu Kristo kuko byari bitunaniye. Aho ngaho rero navuze ngo umwana w'ikirara we yagiye arindi cyari umwana aho yabaga yarindi aho yabaga aho ngaho yarari aho yaravuye aho yavuye yari umwana agenda ari umwana aho yabaga yari iki yari umushumba yari ikirara nawe yari umwana w'ikirara agarutse ari iki yagarutse ndagira ngo ibi bintu tubyumve neza. None niba ihene ibyara ikabyara ihene, imbwa ibyara ikabyara imbwa, inkoko ikabyara inkoko, Imana yagiye kubyara ibyara iki? Yabyaye uwo basa. Ni ukuvuga ngo tugomba kwera nk'uko data agira ate yera yakosheje uwo mwana yakosheje uwo mwana n'ubundi wakosheje ni umwana mu rugo yakosheje. Ubu turi abanyarwanda, hano turi abanyarwanda. Iyo umunyarwanda ubwene igihugu bw'igihugu cy'u Rwanda ntabwo butaka uko bameze gutukoreye icyaha muri Uganda baraza bakagufungira iwanyu mu Rwanda. Niyo wagikorera ngaba baragufungira iwanyu mu Rwanda. Uwo ufunzwe ni iki? Ni umunyarwanda. Ntabwo ubwanda kwitwa umwana w'Imana ntabwo njya mbuta. Nubwo ndi mu byaha sinjya n'ubwana bw'Imana. Ndagumye nkitwa umwana w'Imana nubwo nakoze amakosa ndi umwana w'Imana. Izo ni pasite sindi niba wemera Bibiliya? Wemera Bibiliya? Ndayibera cyane. Ndayibera. Umushingano ufite wenda tushaka gukomeza kugenda muko dutekereza ariko ufite inshingano zo gusoma Bible. Yego. Maniraga bashobora kuba yifite ariko akaba yisoma nabi. Yego. Nawe ukaba yifite ariko nk'umuyobozi ariho avuga ngo butuyobora nabi. Reka noneho dukoreshe Bibiliya cyane ko mbona mwese muzifite. Mbere yuko mutuzigeraho mbaze Maniraga guterana kwera urakwemera? Yego cyane. Uranabikora se cyangwa nyine wumva warakijijwe ntabwo aho nitwe duterana ahubwo uko guterana niko nshaka kugira ngo abapasiteri bigishe kuko guterana kuvanze n'ibyaha gukurweho. Kandi iteraniro ryose rigomba guterana bagomba guterana ari abera. Abantu bose bagaterana ari abera. Kuko gusenga kwabo bera niko gutumbagira kugakingura ijuru. Gusenga kumunyabyaha ni ikizira kuwiteka. Ibyo ngibyo sinzi nimba ariko bapasiteri baterana n'iterano ry'abaterana ari abera. Urakoze cyane. Ndashaka kugira ngo ubaze kushatse kuvuga ngo guterana kwera urakwemera, hanyuma kandi ngo abantu bagomba guterana ari abera nta guterana n'ibyaha. Urumva mu by'ukuri nawe ugiye guterana ubu uri umukiranutsi? Nterana ndi umukiranutsi ndera nk'uko data yera 100%. 100% biturutse muri Kristo. Aho dukwere urareka ngusobanuro muri Adamu wa mbere uriya Adamu waremwe n'Imana yakoze icyaha ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo gikurira abantu bose kuzaho ibyaha. Muri Adamu wa kabiri ari we Kristo yaje kwica icyaha akicishije icyo bita umubiri we. Igihe yapfa ijambo ry'Imana rivuga ngo yarapfuye. Yego. Apfira ibyaha, apfira icyaha. Ubwo yaramajije gupfa hazutse Kristo muzima. Ni kwa kundi ufata ibishyimbo dore tumaje iminsi dutera ibishyimbo ugafata igishyimbo kagitaba mu butaka. Ibyo ndabyumva cyane. Kugira ngo impamvu bagitaba mu butaka bure nabyo bifite ubusobanuro nkuko uragitaba igishishwa cy'inyuma kigasigara mu butaka kikabura hakavamo igishyimbo kizima kikera imbuto nziza. Kristo yarapfuye ibyaha arabihambye icyo cyitwa icyaha aragihamba. Hazuka Kristo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo napfanye na Kristo nzukana nawe si ngewe uriho ahubwo hariho Kristo uri muri ngewe sindiho rero muri Adamu wa mbere. Ndiho muri Kristo muri Adamu wa kabiri. Iyo mboneye muri Adamu iyo ushatse kundebera muri Adamu abenshi babwiriza bashaka kugira ngo bagaragaze bafate Adamu wa mbere bamuhindure mwiza kandi uwo Adamu wa mbere yaraciwe yaranapfuye bamukatiye urwo gupfa arapfa. Havuka Kristo muzima mushyashya. Uwo niho nazukiye rero nimo ndi muri Kristo. Kuri wowe nta cyaha ntacyo. Kuri wowe niyo utakora imirimo myiza ntibigaragara naho kuri umwana w'Imana. Ntibigaragara ibyo byo kuvanga ibyaha ntibigaragara muri Kristo. Bigaragarira muri Adamu wa mbere. Pastor wumvishe ko ikiwanganya nacyo gikomeye nkurikije uko mbyumvishe. Imyemerere ya Maniraga ndumva isa nkaho ihanitse ukuntu. Ntago mbyumva kubera yuko icyo namaze kumenya neza ni kimwe kuko hari ahantu Kristo yigeze kugera baza bamusanga baramubwira ati Kristo mwiza. Arangira aravuga ati munyitira iki mwiza? Umwiza numwe gusa ni data. Yarashatse gusobanura iki?
yari ashatse gusobanura yuko uyu munsi wa none tutashobora kwirata yuko turi beza imbere ya data, yuko turi beza imbere y'abantu kuko tukiri mu isi. Pawulo abivuga neza, aravuga ngo twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bwawe. Icyakora aravuga ngo icyakora dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Kumva neza, ariko muvuga izo mbaraga zidushoboza kugira ngo tubashe gukiranuka, ariko bishatse kuvuga gukiranuka, kudakiranuka si uko kudahari. Aravuga ngo kandi kigeretse kuri ibyo ntabwo twakwirata kuko tutarageraho Satani atarasa imyambi. Uri kumva neza? Bivuga ngo turaho Satani arasa imyambi, Satani aracyaturwanya, turacyari mu byahishuwe. Kabiri haravuga ngo ngira ngo ni umurongo wa 12, haravuga ngo nzi neza yuko aho uri ariho intebe ya Satani iri. Yego. Icyakora icyo ngushimira nuko wabashije kwihangana mu mbaraga nke ukihangana, ariko uraho intebe ya Satani igeze gute? Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo nubwo bwose bimeze bityo, uretse Kristo wenyine gusa niwe uza abantu. Nje uyu munsi wa none ntago nakwemeza yuko uri umukristo, kuko na Yesu yaravuze ngo njyewe munyitiki mwisi, umwiza numwe gusa n'Imana. Tukiri mu isi dufashije mu ntambara, turacumura. Icyiza gihari uretse gatumba maze mubwira icyiza gihari nuko hari ayo maraso yubashe kumenya ko wakosheje, uragenda ukidumbura mukiyuhagira. Ukidumbura muri amaraso niyo tweza, ayo maraso niyo tweza, amaraso ya Kristo niyo tweza, niyo duhinduye ngo Kristo urimo kuvuga, ariko tweza twagize gute twakosheje. Uretse ntago ngucenye cyane ko turi no kugana. Reka twibutse abadukurikiye ko iyi ari Karuhura TV. Nge mwumva ni Samuel nkuko musanzwe munyumva, hanyuma uyu mubona ni Pastor Karurangwa, uyu akaba Maniragaba. Ikiganiro cyo nikirakomeje kandi kizakomeza, kuko ndumva hari icyo shaka mu byo uri busubize cyangwa se abadukurikiye nabyo bamenya. Nge nakacecetse numva ko warakavuga, hari uburyo numva bakwita ngo uruwera n'umuziranenge muri Kristo. Twavuze titre zawe, ariko uyu mugabo afite ukundi kuntu we hano hanze we yarenze. Nageze aho ndi umukristo ukwiye wowe babuze, uwo babuze ndagira ngo bwe pasiteri abo yigisha azabwiye ati dore urugero mumere nka Maniragaba. Umuhamagare iwawe ku itorero ubabwira uti dore umukristo nabonye mumere nk'uyu. Icyo kintu cyo nifuza kugira ngo n'abantu bose badukurikiranye bazaze bashake ngewe kuko baruze. Ikibazo shaka kubaza aho ngaho, ese wowe ni wowe wiyituwera n'umuziranenge cyangwa n'abantu bakwituwera n'umuziranenge? Utaradusubiza gatanga cyane ko tuyogana ku musozo, tuzagaruka mu gice cya kabiri. Waretse nkamusubiza akantu gatoya pasiteri reka ndavuga ko kwidumbura mu maraso ako tuzagaruka mu kintu cy'amaraso, uzadukurikirane nzakabasobanurira. Ntabwo amaraso Yesu Kristo ntabwo yazanwe n'ibyaha, yavuze ngo tuzakabasobanurira, yazanwe n'ibyaha gukiza. Ntabwo rero twebwe tujya kwa Yesu Kristo ariko haje gukiza abarwayi, ntabwo tujya uko twakize ngo tubanze dukire ngo kugira ngo tubone uko tujya muri Kristo. Wemera ko urwaye? Nari ndwaye ariko narakijijwe. Niyo mpamvu witwa wera kuko nakijijwe. Ibyari bimbye ibiri tuzabisubiraho mu byihanganire. Ntabwo turi kuvugura muri Karuhura TV, tuba dufite gahunda nyinshi cyane ariko twizeze inshuti abakunzi ba Karuhura TV ko iki kiganiro kubijyanye n'imyemerere n'imyigishirize, cyane ko hari n'ibiri kuvugwa igitutu abashumba cyangwa se abapasiteri bari gushyira ku bayoboke, cyane banagamije indonyi zo kuzuza imifuka yabo. Ibyo rero turabararikira ko ejo cyangwa ejo bundi nk'ibisanzwe muzabona ikiganiro gikurikiyeho. Reka mbashimire. Urakoze cyane. Tugaruka tubabwira iby'uwera n'umuziranenge, iby'amaraso.